ERTV 250 ari YouTube channel. Ushobora gukuraho ibintu byose wifuza cyangwa se kurebaho ibintu byose ushaka wifuza kureba, ndetse bikaryohera amaso, bikumvikana neza no mu matwi. Reka umushake uguru utacyubora mu ruhame, hari abava mu muceri, hari abava mu kiraro, hari ingagazi bunza amane zitabana imihana, amana kikaba hanage nahinduka umufana, bashyize abana n'abanyina muzima bwo guhatana ntibangana, bagakwiye kwangana bagakiberu wakoze amakosa bakamuhana. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba ERTV. Ukurikira ukanda wa eshatu akadomo ERTV akadomo FR. YouTube channel yacu ni ERTV 250. Akaba rero turi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, ahantu nsobanuye cyane ku buryo abantu bahita bahumva, n'ahandi mujya mwumva hari ibirunga ndetse n'ingagi. Sibyo Grace? Nibyo cyane, mu murenge wa Musanze, akagari naka cy'abagarura. Naka cy'abagarura. Akaba rero twongeye kugaruka mu kiganiro cyeri wacu, aho tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye bitewe n'ikintu turi buganire uwo munsi, ariko cyagiye kiba kera mu bihe byagiye bishira. Dore nubwo nanjye nubwo ndi mu myaka mikeya cyane, atari mike cyane, ariko nanjye mfite kera hanjye. Nawe ufite kera hawe nkuko buri wese aba afite kera. Rero uyu munsi twifuje kuganira n'abasaza bakuze kugira batubwire ibya kera. Nizere ko mwamaze kwegera hino kugira ngo dukomeze tuganira. Mbabwira ko rero kugira ngo natwe mu buryo bwo kudushimisha cyangwa se mu kudufasha natwe mu kuduteza imbere kugira dukomeze dukora ibintu byiza kandi biryoye amaso ndetse n'amatwi, nuko namwe mugomba kujya mudukorera share na subscribe na like. Sibyo Grace? Ako kantu namwe kaba ari ubufasha bwanyu by'umwihariko ku bantu badukunda. Ya rero turi mu karere ka Musanze nkuko twari tubikomeje, reka duhite tureba abasaza dutangire tuganire batubwira ukuntu kera iwacu byari bimeze Grace. Yego. Oje yicara hano ntacyo. Bampaye agatebe k'abasaza. Muze kutari kumbwira ngo Imana umugisha nanjye nzasaza. Uruko no bataradeba akagatebe ari. Mwari mukomera ariko. Wongeye gukomera. Harya rugo nari twari twibwiranya amazina. Gerero banyita Nsengiyumva Olivier. Nsengiyumva Olivier nkaba nkorera radio n'ikinyamakuru na televiziyo cya ERTV. Gikorera hirya no hino mu mpande z'isi, cyane cyane muri Afrika y'Iburasirazuba. Rero akaba tugiye kuganira, turi mu kiganiro cyeri wacu. Cyeri wacu byari byifashe bite? Ubwo rero ariko muratangira mwibwira abakunzi ba ERTV ukuntu bakwita kugira ngo nabo tuganire twese tuziranye. Yewe nitwa Ndigwema Melanie. Nibwo mazina ganjye. Nibwo mazina gawe? Nanjye nitwa Kubw'urukundo Grace. Nkuko yabivuze dukorera URT. Ikorera hirya no hino ku isi. Muzehe ongera utubwire izina ryawe, ntago twavuze mu buryo bwo kugira ngo tuganire tuziranye twese. Ni Munyaruranga Porotasi. Akaba waruvutse muri 90? Oya. Navutse mu 48. Ubwo rukumva nawe rukuryaho rwose. Tureka turebe mfite imyaka Mirongo ingahe? Bari nenye. 74? Nibyo. Nawe mwakwiye. Yo ngire izira rimwe. Bagita ngabo y'urubibi. Izina ryawe ratubwira ahantu rya. Kaka we. Umvishe uyu musore. Ariko kaka wagira ngo sinzi ahantu ari, ndi kubona tashabutse, ndi kubona wagera sinaka kafura. Irizuba. Iri zuba ryabangamye cyane. Ndaho kampaga. Tuba twashatse rero tukagira gute? Ndaho kampaga akakazu. Aka kari
njye nayinyuze amatsiko yo kumenya izina Ngabo y'Urubibi ryaturutse hehe. ubundi akenshi data yari afite abagore babiri ariko mu rugo habaga amakimbirane umwe ati mbyara abakobwa undi ati mbyara abahungu ubwo mbese ubona inkange bashizemo imbago hagati yo kubunga wumvishe yo kubunga babiturutsa ku mbago ziriya zo mu rubibi n'ubundi zikiranura abantu ngo yego naho ryaturutse data ari nyisa rinjye kubunga niyo byagiye ngo n'ubundi yongera tuza ariko n'ubundi mu munsi w'abanyagahungu urukumva rero uri Ingabo y'Urubibi. ndi Ingabo y'Urubibi kabisa. ubwo iryo zina ubwo uzi nicyo risobanura uzi no kubikorera mbese niryo muntu nagiye mbaza abasaza iryo zina ndarikukira ni barisobanura ngo ariko nayo numva ni kuri niho ryavuye ni Urubibi ubundi ariko bya bindi Grace avuze twizere ko izina ryo muntu Ngabo y'Urubibi no mu baturage ugenda ubigaragaza koko mu baturage nta rusanga impaka ngo niko banabikemuye ubwo muri make uri gahuza imiryango ya rero katuite tukomeza ya rero Ngabo y'Urubibi rero twavuze ko turi mu kiganiro cyeri wacu aho tugenda twibukiranya ibintu byagiye bishira mu gihe cyashize ari nayo mpamvu turi kumwe n'aba basaza n'abacecuru nkanjye kera nkiri mutoya wenda kugira mu byumve neza hari igihe njya nibuka kera mbona umuzungu bwa mbere nagize nka ubwo mba notamye imodoka ye rero kuri baba yari afite izihe tekinike byari ibintu bya imodoka zimeze nk'ibifaru urumva kaka noneho maze kotama ya modoka ngiye kubona mbona ikintu gisa n'umweru kimfashe ukuboko ari ubwa mbere mubonye ari umuzungu mubonye nkubitwa n'amazi ndavuga ati menya ari umuryoko bavuze kera ko habaga abahindi hakaba n'abazungu ubwo rero njye notamye imodoka ndi mu makosa bamfashe nyotamye kotama gufata kuri ako imodoka iri kugenda kugira ngo itakwica ubwo rero akimara kubura ko sogokuru yarambwira ngo hari abantu ngo bitwa ngo imijyoko ngo barya abantu naye ndaje ndavuga ati iki kintu kimfashe n'umuryoko nta kundi ako kanya nahise ngo igihumure nisobaho ako karuri ko nibuka kera kambaye nko mu myaka wari ukiri mutoya nari ndi mu myaka nari ndi mu wa gatatu primaire wari mutoya abaryoko bo barahabaye kandi abaryoko se bari bameze abaryoko abahindi ukuntu bari bameze abahindi n'abaryoko baje ari abantu nk'abandi noneho bakajya bakunda kurembuza umuntu bakakurembuza hino ese bakakujyana nk'inyuma nuko hari intuza icobo wageraga mu aho ngaho bakagukoza bati ngwino tugwereke ntibamugeza mu nzu akamumanurira muri icyo cyumba akamutama uyu umuhungu yarakandagiraga akagwamo akagenda kari giti abo bari abaryoko ubwo kaka rero nagize impungenge navuga ati iki kintu cy'umweru kimfashe gisuru cyane ikihe ubwo rero mu bumwe bwo kugenda twibukiranya ubwo sinavuga ko akundi ubwo twebwe si ibyacu si iby'ejo ragra ni iby'ejo ibyo ngibyo kurango gukina amabiye kwihisha za saye utwo dukino twa kera ngewe mfite amatsiko wambwira nk'agakino kera wibuka uzi mwakinaga mu bukumi bwawe nka kuri ubona abana bakina amabiye mwebwe ni akahe gakino mwagura uvuga ati dukoze akakungu kadukine aka gakino bakinaga iby'abana nyine iby'abana nyine twamara kubivamo tukajya mu bakuru iby'abana rero nambaye ubusa ntari ukuvuga ngo nari iki ntaho twari tugira data ariko nambaye ubusa muri icyo gihe cya kera nambaye ubusa ibyo bikino nzi nukomeza kugira kumenya mama tumaze kumenya ubwenge mama ducira agaciro nuko tujya turakura dutyo kurinda kugera aho ngaho hari ukuntu rero kera twabaga twakoze nk'agakungu twamara gukora nk'agakungu ubwo twataha tukavuga ati baradukubita pe
none undi akivamo akavuga ati kambagira inama rero no gushaka akantu bita mudakubitwa. Mudakubitwa urayizi? Mudakubitwa mudakubitwa ndayizi baratukubitaga ariko rero nkajya muyishyiraho bakabakubita. None se njyewe nshaka kumenya ka sibyo ubwo turi kwibukiranya ibintu bya kera, nshaka kumenya mudakubitwa inkomoko yayo. ntawe njyewe uzi inkomoko yayo. Kadukomeze muze menya uratubwira. Mudakubitwa wowe hari ikintu waba uyizi? uwo mudakubitwa cyokora rero ni igiti cyo mu kigo cyo wabone ashakaga mbese nicyo bita nk'izaratsi umugabo yabamuhondaguraga noneho wa mugore yamara kugaburira cya giti wa mugabo ntazongere kumukubita. Ubwo cyabaga cyitwa nka mudaku nicyo ubwo se cyabaga cyitwa mudakubitwa. Mu by'ukuri se iyo mudakubitwa yafashaga iki mu kuyisiga, mbese n'iki yakoraga? Habagaho impinduka niba umugore yayisize kugira ngo umugabo wenda cyangwa se batamukubita cyangwa se nk'umwana, kuko natwe twakuze tuyisiga mudakubitwa burane ya kera, hari ikintu byahinduraga koko yarakoraga cyane ntiyakoraga? Koraga yamaraga kuyigaburira se umugabo ariko haga n'utundi yagiye arifata ku mubiri. Buriya ni ukuvuga ngo mudakubitwa ntabwo yabaga iri kumwe yonyine. Ni uko ari kukoza nyine nk'igiti nyine cyo kugira ngo kimukabukire. Aho hano utuntu yikuraga ku mubiri ubwo akabona akavanga muri mudakubitwa akavuguta byari ibiti mbese nubwo yakamuhaye mu musoro. Ariko abakera bakunda gusigisha n'abagabo n'icuma bagatereka bagacuma kuyariya yamara kugatereka n'akajugunya amara ku gatotsi yamara gukubita amara ku gatotsi rero naza akamuhereza ntabwo ari umugabo akakirukiraho agatangira akajya kwisomera kuko aba ari mubi. ubwo rero namara gusomaho nuko rukaba rubashize ntazongera kujya amahoro. Ubwo ariko aho ngaho buriya ni ukuvuga ngo zari inzaratsi, ariko ni hari ukuntu ubwo tumenye, hari n'akandi buriya tutari tuzi nk'abantu bari muri generasiyo yacu ntuza harya mirunga mbibiki ngabo y'urubibi nawe ari muri generasiyo iki gihe. Nawe wari uzi ko mudakubitwa bayikoresha nk'inzaratsi zindi, si ukuva ngenda ari ari nk'inzaratsi zo gutuma batagukubita gusa. ubundi mu rungano rwacu igihe cyacu mbese kera hanjye mudakubitwa nyizi ari akantu umuntu twiga tugashaka umunsi wose n'akantu wanafata uca akagafobera, ariko utamenya ngo ni agasimba, utamenya ngo ni agafufuma, utamenya ngo ni agapoci. uvuga ngo ngafashe ndi nk'umuntu umwe abandi bana bakangura ari nka batanu bati tumonye twakoza amakosa. abonye cyambere nayikoresha nagiye kurebura mugezi bita Rwebeye. naba nagiye kureba Rwebeya ya hano muri Musanze. ntabanzi ko ndakubitwa uwo munsi. papa yagafite impunge yavuga ati kiragwa muri Rwebeye. ati umugezi uramucura ati nakoreye. ubwo twaba duhuje ijisho nka gutyo ukavuga ati ngahita njya ahantu bita mu Gakoro hano hirya akajya kugashaka nakagwaho. ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu yakataga ku kabutura y'ishuri cyangwa se iki agasesekamo Grace nawe ariko hari hahandi inkoni barazikudihaga utimeza nakubiswe ntabizi uko bagashiraga hari n'ugakubita mu kwaha ukazirya ukari mu kwaha cyangwa ukakisiga ukanakisiga nuko njye mudakubitwa ngeze mu gihe cyane. rero kaka abantu bakuze cyane batubwire buriya umaze ni nk'ingoma zingaho umaze kubona? ingoma maze kubona zingahe? ingoma z'aba perezida ngo niba uratangira kubw'abami kugeza ubu ngubu. Yego ndeko ari ingoma ya Rudahigwa iyi ya Rudahigwa urayizi? Rudahigwa ko yapfuye ndi umusore
Rudahigwa yapfuye ndi mukuru uri mukuru ndi mukuru eh yari wa gatanu mwene musinga yapfuye mpetse umwana wa kangahe wa kabiri yemwa ku mfura zanje ubwo none rero aho ngeze uwo kigeri yimanye na marume rwa bunga abuga rwa murambi n'ubu ngubu inzu ye y'ingoma ze inari aho ngaho mu rugo twagira umfatse niho yayubakiye twaragendaga twagerayo duti twugururire turebe iyo ngoma hiri ubwo rero akugurura umugore wakugurura barakugurura tukagenda tukinjira tugasanga iteretse ku kirago barayisasiye barayitaruriye n'intuza n'udushako twatwo natwo kamye kagashako kamye kaguzwe n'uwari marume wacu araza abwira mubyara wanjye wari ugisigaranye witwa Gakimararungu ati ngurisha ishako undi ati yarapfuye uwo ni marume wacu noneho undi ati none ko yapfumutse aragenda arayigurisha tugenda uje kuyigurisha amaze kuja kuyigurisha ntaho yamaze kabiri adapfuye izo nizo ngoma ze none niyo ngoma iyo ngoma ya marume nyine abazaruha baza yakwa ba marume yari umuhinza irateretse mu nzu irubakiye mu nzu aho iteretse irateretse ngo nta muntu wayikoramo ntawe wayikoraho kandi ikurikirana ari umutwe gwa karinga ni umutwe gwa karinga none karinga iyo nzu ubundi abo bayubakiye se ntiyubakiye urugo none rero naho ngarukiye kugeza ubu ngubu naho ngarukiye nta handi ushwa mu Ruhengeri mbese ubwo nuvuga ngo igihe cy'ubukoroni si ukizi cy'abazungu yego nikozwe gana turi kumwe ndi kugera ubukoroni bw'abazungu bwaje ubureba bwaje mbureba byari byifashe gute muri icyo gihe n'abahindi baje turi abahindi twabacira guturere twambaye ubusa ibirere bari kujya kubisakaza amazu bwabo z'ibirere ukumva ko kanditswe n'abahindi kanditswe ahubwo kabisa mukecuru amanza tubwira ariko mukecuru abahindi bubatse ago mazu turi kugenda nambaye ubusa turi guca uturere turi kugenda twikorera uturere turi kujya kutugurisha bari kuduha amakuta ikuta yabaga ripfumuye n'isenge yipfumuye nibyo nabo none se kamaze muze turata tumugeraho nyuma ubuze tuntu tumera amatsiko muri icyo gihe mwabaga mwambaye gute twambaye ubusa twebwe abana b'imfubyi bari twambaye ubusa ukagenda niba bageze mu myaka 10 cyangwa n'icumi n'ingahe yabaga bambaye ubusa ku mwana w'umutindi akagenda tukagenda ntawasekaga muze rero urukubona dore imvura iri kugenda iratwimura buri kanya akavura kabaye danje kubibona ko kabaye danje kabisa niko ikirere cya Musanze kimeze ariko ntago byatubuza kuganira turaganira hari ikintu twavukiye ahangaha buri gihe niko imvura ihoraga imeze mwuko kwezi nta kundi ariko ntago bitubuza kuganira muzehe rero ndagira ngo utubwire sibyo hano hantu twabonye ko ni mu mudugudu wa Ruvumu muntu uza mu kagari ka Cyabagaru mu murenge wa Musanze ubwo ni mu majyaruguru ubwo hano hari ukuntu bajya bagira bamwe bakabita ngo ni mu bashishiri abandi ngo ni mu babende ngahandi ngo ni mu bakiki utwo tuntu twamoko tumeze nka gutyo hano numvishe ngo ni mu bajaga hano ahubwo hari mu bagesera mu bagesera ko guhera hano ukazamura uruco
hari ubugesera mbere hariya kwa nduhe barye ni bugesera. none se muze akantu numvishe kabanuza kabajaga ako kantu kaje gate kakomotse he? abajaga ukuntu aho kakomotse nawe bo umukobwa ubwe wabyawe n'amajaga maze kubyarwa n'amajaga umukobwa akaba yitwa Nyirarucyaba maze kwitwa Nyirarucyaba rero bo nibwo ise yapfuye amusigaho abagabo umugabo araza musangaho atangira kumubyarira mbese aragira agwiza umuryango mbo amaze kugwiza umuryango rero ubwo niho yahise yigendera arapfa abandi basigara aho ngaho niho Majaga ni se w'uwo mukobwa niko byari bimeze maze biza gufata abantu benshi izina akaba yari gute yitwa abajaga? nde Nyirarucyaba uwo mukobwa niyo wumva ngo abajaga bose ni abacyaba ubwo niyo mpamvu abo bacaba bose bitwa abajaga. kandi bafite umuryango wabo hari aho ngaho yeme baragwiriye barahari nuko abakera bari kugenda bararobokamo ubundi niko bimeze cy'abaryoko na mukecuru akivuzeho ariko ntago yakivuzeho byimutse neza uko nari mbishaka nubwo nawe yabidusobanuriyeho nawe ndagira ngo ako kantu ugasubireho utubwire ikintu bita umuryoko urawuzi ese uwuzi ese byari bimeze bite muri icyo gihe cy'abaryoko no mu baturage? ntabwo bazaga mu baturage abaryoko bo bakundaga kuba mu muji noneho harimo abaje bacukura ibyobo akakigira neza kikanoga hanyuma akaba yoroshejeho umwenda kugipfuka kwabo akagipfukisha umwenda cyangwa shitingi mbo ubwo rero yakubona yagukurura cyangwa akagutuma yatinzanira akantu nka kariya wagerayo ukayigitamo ubwo ugahereye aho baryoko kandi harimo ababikaga mu nzu sinamenya niba ari imiti babahaga akabiyo bakajya barabagaburira hakaba nabo bagaburira ibyatsi nk'ihene ariko se mu by'ukuri sogoko njye mfite amatsiko yo kumenya neza ibyo bintu byabagaho warabibonye n'amaso gutya urababona n'amaso kanje ntabyo nabonye ariko numvaga bari kubivuga gutyo none se burasi byaba ari bya bintu bita urukanga abana cyangwa se amakabyankuru aho baryoko bo kurya abantu babikoraga cyangwa bakamujyana hirya mu kindi gihugu akaba ariyo baja kumurira ambo none se sogokuru wenda wavuze ko wabonye ku ngoma ya Rudahigwa ubwo nukuva ku ngoma ya Rudahigwa kugarura kuzamura ni ibihe bintu nko urebye mpite muri generation turimo nko ku rubyiruko ukuntu mwebwe urubyiruko mwabaga mwitwaye imyitwarire yanyu nuko ubu ngubu bigeranya nk'uko ubona nkatwe uko tumeze gutya urubyiruko mbese mu myaka yawe ungana natwe byari bimeze gute ni ihe myitwarire y'urubyiruko yari ihari kakura bavuga ngo iyo washakaga kumenya ko urugo rurimo umukobwa ngo wageraga ahantu ngo ugasanga ngo aho hantu hasa neza cyane ndagira ngo ibyo bintu ubisanishe imyitwarire ukuntu mwitwaraga abasore b'icyo gihe mu myaka mungana natwe noneho utugereranyize n'iki gihe ese ni izihe mpinduka zagiye zibamo impinduka zabayemo ngizi icyo gihe ntabwo twambaraga neza nk'uko muri kwambara mwambaraga mute twambaraga
navutse turi kwambara marikani. Marikani ibyo ni ibiki? marikane Marikani umwenda witwa marikani n'umukanigi w'umukara. marikane ubwo ni rwo rugero mwakoze mwambara. Komeza tubwire bizamuka bite ugere no mu mico no mu myifatire. Icyo gihe twamanje kwambara ubusa. Nabangeze nka hano iwacu bakabona ubugura ko kakanzu ka marikane maze akabari kumbamo. Ubwo rero biraza birakura barahinduka utwenda dutangira kujya turaboneka bakazana za kaki rero kaki zaje nyuma ku banyeshuri. ubwo ni kuyihe ngoma kaki kaki ugereranyije yaje kuyihe ngoma y'abami y'abaperezida ese n'uwe mu perezida wari uhari? Kaki yaje kurwa abami ubwo niyo bari bahaye abanyeshuri bose. ubwo ni nko muri 90 na kangahe? Ubwo cyibuka neza. ubwo ni yari kuwuhe mwami? uhe mwami wari uyoboye icyo gihe? Icyo gihe bari ku Rudahirwa. ubwo kaki yaje ku bwa Rudahirwa. Noneho rero ibyo birakora guco merwa abuyeho azaho Kigeli. Abuyeho Kigeli ubwo hariho perezida Kayibanda. Muri Kayibanda ibari mbo mbonye umutwa niko mwibagira mbonye umutwa Fidel mbo Kayibanda arategeka we. haba hagiyeho reka nta kubona ntuza n'uyu Kagame. oya ni ukuvuga ngo reka tureke kwinjira cyane ku bintu ikintu cyakubaye uvuga ati ngewe kera nibishake 2 cyangwa bibe 3 cyangwa 4 kubera ko turi kuganira nyine. Kera hanze icambagaho ko ari ic'ababyeyi se ko ntayajyaga kwiba ababyeyi ko ari wakosaga amakosa wanze kukuragira nk'itungo ukakuraza ubusa ukaburara kandi ibiryo bihari. Kiriyo wangaga gukora bakwirizaga ubusa. Bakwirizaga ubusa. Umwana no wari urakora nuko ubona umuzungu bwa mbere wabyitwaye mute? Umuzungu bwa mbere namubonye abazungu bari kubaheka ku ntuza ku makera. Ntabwo nari naramuzi kuko hari ikawa hose hari hateye ikawa. Uwo muzungu ari kutambagira ikawa aho ziri abona namuhetse ku makera ariko ni ibiti batambitse. None ntabwo icyo gihe mwahuriyemo mureba muri benshi? Abantu ko batinyaga n'umuzungu. Byaba niravuze ngo nanjye yapfasheho nisobaho. Abantu batinyaga umuzungu cyane. Bamugane bagira ngo ni igisimba wowe. None ariko arimo makera bari gutambagira amakava none nakamuboko. Nakaka natubwire mbere uko byagenze. Ngo bambaraga impa. Abagore bagakenyera impanda. Kandi ibindi bya kera ntabwo bane. Tubwire mwebwe. Tubwire kera
hari ukuntu hari umuco ubu ngubu uriho nk'umukobwa ngo ntabwo umukobwa ngo yabwiraga ngo umuhungu ukamukunda ngo barasabiranaga ngo bakagusaba umugeni ngo utazi barasabiranaga bataha ubukwe abatinyanaga tugasasa uburiri bumwe tukabana ku buriri mwese hamwe umusore n'umukobwa ntawatinyaga undi ntawagiraga ngo arakubaganira undi abashiri bose babubakiraga amazu umusore n'umukobwa uramuzindukira bakarara bagasasa uburiri bumwe mu nzu bagashandika bakaryama nta kintu mwese hamwe ntihagire ukubaganira undi mbese bino kera muri iki gihe bavuga ngo byavanze ntihagire ukubaganira undi naho ubu ngubu byo byarangije kujya mwese ugereranyije kera n'ubu ngubu mu bintu bijyanye n'imyitwarire n'imico twasasaga uburiri bumwe tutashe ubukwe tugasasa uburiri n'imbagasi twabaga bari kuririmba nyine z'urukerereza nk'akaririmbo aho niba wibuka kakira na kahe ntacyo nibuka kiriho cya kera cy'akaririmbo oya ntabwo nzibuka indirimbo ya kera ego indirimbo ya kera si wajyanaga gukera tukajyana hehe maze shoro mwakarama habaga izo mbyino zabaga inyange ati inyange ngo utunyange none si hari utunyange twabaga utunyange mukabyina bigakomera akabyina umugere gukavuga rero ka wambabarira ukandirimbiraho nk'akaririmbo kawe coro wenda nk'amasegonda 3 reka azamuzehe wakibuka akaririmbo waririmbaga nko mu myaka 15 yawe karirimbo ni ukuri karirimbo twumve yezamo gatura gufasha mwewe namye munari kugira ngo mwumve uko abantu baraseka we ntabwo ari ukumva abantu baraseka ubwo indirimbo yo nta kibazo menya indirimbo muzahita ubwira ubutaha indirimbo mwibagiye kwibuka indirimbo za kera mwarazibagiwe namwe ariko abasize n'igihe kinini none nyine icyo gihe cyose rero kaka ngira ngo mwamaze kutubwira ngo ahantu imiryogo twayimenye Grace we ntabwo arazi imiryogo na mudakubitwa namenye ko hari ukuntu bajya bayikoresha nk'inzaratsi z'abadamu ariko hano hari ntuza yari izina ryawe ryakunze kunanira ngabo y'urubibi tubwire kera hawe mu magambo makeya uko hari hameze nk'ikintu wibuka kera wenda nko mu gihe cyawe mu myaka 16 ukiri umusore nkanjye mbese nubwo nyirengeje kubisarisha n'igihe cy'ubu mu gihe cyane cya mbere abantu bagiraga umuco cyane ni umuco bagiraga umuco ujya gukaraba ntabwo ari ukuvuga ngo gukaraba ngo umuntu yarakarabaga ikintu berekanaga ni nk'ibitsi gusa ni ibitsi ariko nta mukobwa werekanaga ikibero umuhungu ngo agende ngo yerekane ikariso y'amacikopa y'indani yambariye hari n'utarayigera akambara ipataro gusa ugasanga ikintu yambariye ariko nta mutwe ariko nacyo kintu kikaba gihishe kikaba gihishe kikibura ariko ubu ngubu nako umuntu yagiye kugura ku isoko uwo munsi yahaguze ari umwe abantu bose bakureba bakareba kwambara bamwe bambara bikamanuka bikabigeza ahangaha niho niwumva bidahuye n'ibya kera rero twari turi mu kiganiro kera iwacu twari turi mu kiganiro kera iwacu ariko ntabwo tuba dusubitse ntabwo kiba kirangiye ni ugusubika n'ubutaha tuba tugomba kuzongera tukaganira mukatubwira kera iwacu ukuntu byari byifashe ariko ubu ngubu turi ku musozo tugeze ku musozo wacyo nkomeza gushimira muzehe mwakoze cyane rwose kuba kamusuhuze wicaye kuba mwadufashe rwose mukemera mukaduha umwanya tukaganira sibyo ka
ni byiza kuba mwadufashije mukemera ko tuganira. murakoze namwe murakoze Buriya igihe ikintu bita igihe ni ikintu kiba gihenze cyane, umuntu kukwemera akaguha akanya ko kuba mwaganira biba ari byiza cyane kandi natwe twabikunze. Twari turi kuri radiyo ERTV ifite na televiziyo ukurikira wandika kuri YouTube URTV cyangwa se ERTV 250 ukajya ugakurikirana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mbibutsa ko twari turi mu kiganiro Cyeri Wacu hamwe na Olivier kuri ERTV afatanyije na Glass kuri ERTV nako kantu. Glass rero wumvisha ahantu mudakubitwa ntabwo wari uyizi. namenye nuko ikoreshwa uko yajyaga ikoreshwa kera twari tuzi ko ari ukuyisiga ntukubitwe ariko numvishe ko bajya banayikoresha mu buryo bw'inzaratsi. Hari ikintu rero bavuze cy'ukuntu ngo bajyaga abahinde ngo bajya kubacira utuntu nizere ko nkumbuza abantu rero bareba abakunzi bacu kukurikirana iki kiganiro. Harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye, utuntu bari abantu batazi twagiye tuba mu bihe byashize. Mbabwira ko rero mukomeza gukora share na like na subscribe kuri ERTV. Ubona wanditse kuri YouTube ERTV 250. Mbibutsa ko dufite na ntuza na website yacu ni wa3.ertv.fr. YouTube nako nani Facebook page ni ERTV official. Naho ibiganiro bicaho haca ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'iki kiganiro Cyeri Wacu. Mbabwira ngo Cyeri Wacu nakagaruka. Sibyo? Kandi nshimira abantu twari turi kumwe, abacishura n'abasaza. Mbashimira ngo Imana ikomeze bateze uburame kabisa.